Ayo ni amajwi y'ababyeyi bo mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera ubwo bari mu birori byo kwizihiza umunsi w'umuganura. Ni ibirori byaranzwe n'imbyino ndetse no kugaragaza bimwe mu byaranze umuco nyarwanda, harimo nko gusya amasaka ku rusyo, gucunda amata n'ibindi. Nyamara ariko kuri ubu bigaragara ko bigenda bikendera. Uyu muhango kandi ukaba wabayemo gusangira amafunguro ateguwe kinyarwanda. Abaturage baganiriye na Radio Huguka bemeza ko kugarura umuco wo kwizihiza umuganura ari intambwe leta y'u Rwanda iteye yo gusubira ku karango k'umuco nyarwanda kandi bizarushaho kubahuza. Urabona ko ari umuco warugiye gusa nk'ugiye gutakara, ariko urimo uragaruka. Bije no mu rukundo, ndetse kera byahoze abantu bagabirana bagatarama bakaganira bakavuganira byiza, none abana kubatoza umuco mwiza bakagendera kubakuru. Ibyo ntuzabijyaho ko hari amahoro, nta kinanirana. Icyambere ni amahoro, none amahoro turayafite. N'ubwumvikane burahari n'ubwinge burahari. Ibyo byose tuzabigeraho. Tubona ko ari ikintu cyiza leta yakoze kandi kizajya kitugirira akamaro. Mu gihembwe cy'ubuhinzi cyashize, akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tw'intara y'Uburasirazuba kagerageje kubona umusaruro w'ubuhinzi. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Nsanzumuhire Manuel avuga ko ari ibintu byo kwishimira, ariko kandi agasaba abaturage ko mu gihe bishimira ibyo bagezeho bakongera imbaraga mu gukora cyane kugira ngo umwaka utaha bazongere guhura bagaragarizanya ko imihigo bahize bayesheje kandi bagize umusaruro urenzeho. Akarere kacu kari mu turere tutahuye n'ikibazo gikomeye cy'amapfa, kandi akarere kacu karejeje. Twagira ngo rero tubishimire abaturage, ariko tubasabe no gukomeza gukora kugira ngo uyu muganura tugize uyu munsi ibyo twejeje ubu ngubu gutaha tuzabe twabikubye kabiri cyangwa se gatatu. Guverineri w'intara y'Uburasirazuba Madame Uwamariya Odette yasabye ababyeyi gutoza abana bakiri bato umuco nyarwanda, banabamenyereza guha agaciro imwe mu minsi mikuru u Rwanda rwizihiza iri mu muganura, kuko biri mu bizajya bituma bagira umuco wo gukora cyane kurushaho. Iki gikorwa cy'umuganura ni igikorwa gifite imizi ikomeye ku muco nyarwanda. Ni igikorwa kera cyatumaga abanyarwanda bashyira hamwe bagahuza imbaraga bagasabana bakishima. Kuri uwo muco tutagomba gutakaza, ahubwo tugomba kwimakaza ukagera no ku bato. Bariya bana twahaga amata bakwiye kuva hano bumva icyo bivuze kugira ngo umubyeyi aguha amata, tukabaha uburere bwiza, tukabakuza, tukabarinda kujya mu muhanda nka bimwe mwavugaga mu mihigo yanyu. Muri ibi birori abaturage kandi basabwe kwita ku burere bw'abana kurushaho, aho umuyobozi w'intara yavuze ko umubyeyi utazita ku mwana azajya bihanirwa, ndetse kandi banashishikarizwa kugira umuhate mu gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Kwizihiza umunsi w'umuganura byatangiye mu mwaka w'1510. Abakoloni bageze mu Rwanda, uyu munsi utangira kwizihizwa biguru ntege. Leta y'u Rwanda ikaba yarongeye kuwushyiramo imbaraga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Spiridyo Habimana, Radio Huguka, mu karere ka Bugesera.